nongeye kubaramutsa inshuti z'Imana. Turacyakomeje no gusoma muri cya kiganiro cyacu twibukiranye gusoma Bibiliya. Tugeze ku gice cya 10 cy'ibyahishuwe. Umwuka tuyobore n'amaraso Yesu atweze kandi atwemereye mu izina rya Yesu. Yohana aconshomera agatabo yavanye mu ntoki za marayika. Mbona marayika wundi ukomeye amanuka ava mu ijuru, yambaye igicu mukororombya uri ku mutwe we. Mu maso he hasa n'izuba, ibirenge bye bisa n'inkingi z'umuriro. Mu intoki ze yari afite agatabo kabumbutse. Nuko ashyira ikirenge cye cy'iburyo ku nyanja, n'icy'ibumoso agishyira ku butaka. Arangurura ijwi rirenga nk'uko intare yivuga. Avuga iryo jwi rirenga guhinda. Avuze ijwi rirenga guhinda kurindwi kw'inkuba kuvuga amajwi yako, kandi guhinda kurindwi kw'inkuba kumaze kuvuga. Nari ngiye kwandika, nuko numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, iby'uko guhinda kurindwi kw'inkuba kuvuze ubizigame, bibe ubwiru, ntubyandike. Marayika nabonye ahagaze ku nyanja no ku butaka amanika ukuboko kwe kw'iburyo, agutunga mu ijuru. Arahira ihoraho iteka ryose yaremye ijuru n'ibirimo, n'isi n'ibiyirimo, n'inyanja n'ibiyirimo, ati ntihazabaho igihe ukundi, ahubwo mu minsi y'ijwi rya marayika wa karindwi, ubwo azatangira kuvuza impanda, niho ubwiru bw'Imana buzaba busohoye, nk'uko yabwiye imbata zayo arizo bahanuzi. Nuko rya jwi numvise rivugira mu ijuru, nongera kuryumva rimbwira riti, genda wende ka gatabo kabumbutse kari mu ntoki za marayika uhagaze ku nyanja no ku butaka. Nuko nsanga marayika uwo, ndamubwira nti, mpa ako gatabo. Aransubiza ati, enda ugaconshomere, karagusharirira mu nda, ariko mu kanwa kawe karakuryohera nk'ubuki. Nenda ako gatabo ngakura mu ntoki za marayika, ndagashonshomera. Mu kanwa kanjye karyoheraga nk'ubuki, ariko maze karya mu nda yanjye harasharirirwa. Arambwira ati, ukwiriye kongera guhanura iby'amaboko menshi n'amahanga menshi n'indimi nyinshi n'abami benshi. Uwiteka tugirire neza. Iby'abahamya babiri, icyo ni igice cya 11. Bambara urubingo rusa n'inkoni, bati, haguruka ugere urusengero rw'Imana n'igicaniro n'abasengeramo. Ariko urugo rw'urusengero urureke, nturugere, kuko rwahawe abanyamahanga, kandi umudugudu wera bazamara amezi 42 bawukandagira. Abahamya banjye babiri nzabaha guhanura, bahanure iminsi 1260 bambaye ibigunira. Abo bahamya nibo biti bya elayo 2 n'ibitereko by'amatabaza 2 bihagarara imbere y'umwami w'isi. Kandi iyo umuntu ashatse kubagirira nabi, umuriro uva mu kanwa ukotsa abanzi babo. Kandi nihagira umuntu ushaka kubagirira nabi, uko niko akwiriye kwicwa. Bafite ubushobozi bwo gukinga ijuru ngo imvura itagwa mu minsi yo guhanura kwabo, kandi bafite ubushobozi bwo guhindura amazi amaraso no guteza isi ibyago byose uko bashatse. Kandi nibarangiza guhamya kwabo, inyamaswa izazamuka ivuye ikuzimu irwane nabo, ibaneshe ibice. Intumbi zabo zizarambarara mu nzira nyabagendwa yo mu mudugudu munini, ari wo witwa Isodomu no muri Egiputa mu mvugo y'umwuka.
ari naho umwami wabo yabambwe. Nuko abo mu moko n'imiryango n'indimi n'amahanga bazamara iminsi 3 n'igice bareba intumbi zabo, ntibazazinduka guhambwa mu mva. Abari mu isi bazazishima hejuru, bazikina mu mibyimba, banezererwe bohererezanye impano, kuko abo bahanuzi bombi babazaga abari mu isi. Iyo minsi 3 n'igice ishize, umwuka w'ubugingo uva ku Mana winjira muri bo, baherako barahaguruka. Ubwoba bwinshi butera ababibonye. Bumva ijwi rirenga rivuga mu ijuru ribabwira riti, nimuzamuke muze hano. Nuko bazamukira mu gicu bajya mu ijuru, abanzi babo babireba. Uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi, 1/10 cya wa mudugudu kiragwa. Icyo gishyitsi cyica abantu 7,000. Abasigaye baterwa ubwoba, bahimbaza Imana nyir'ijuru. Ishyano rya kabiri rishize, dore irya gatatu riraza vuba. Uwiteka tugirire neza. Impanda ya 7. Uwo ni umurongo wa 15 igice cya 11. Marayika wa 7 avuza impanda. Mu ijuru havuga amajwi arenga, ubwami bw'isi bubaye ubwami ubw'umwami wacu n'ubwa Kristo we, kandi azahora ku ngoma iteka ryose. Ba bakuru 24 bicara ku ntebe zabo imbere y'Imana, bikubita hasi bubamye, baramya Imana bati, turagushimye mwami Imana ishobora byose, iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, kuko wenze ubushobozi bwawe bukomeye ukima. Amahanga yarakakaye, nuko umujinya wawe uraza. Igihe cyo guciriramo abapfuye iteka kirasohora, nicyo kugororeramo abagaragu b'imbata bawe, ari nabo bahanuzi, no kugororera abera n'abubaha izina ryawe, aboroheje n'abakomeye, n'igihe cyo kurimburiramo abarimbura isi. Urusengero rw'Imana rwo mu ijuru rurakingurwa. Mu rusengero rwayo habonekamo isanduku y'isezerano ryayo. Habaho imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba n'igishyitsi n'urubura rwinshi. Uwiteka tugirire neza. Amen.